uri umunyamahirwe kuba utungukiye kuri iyi video. Nk'ibisanzwe uraza aho basanzwe bakura application kuri application bita Play Store. Abakoresha machine ni App Store. Iyi application niho uri buze kuza usecingemo Tarem, usecingemo Tanara na Mandende Tanera VPN. Ngiyi hano uko uri buze kubyandika, ngibi hano uri buze kubyandika gutya, ni gutya ahangaha, uri buze kubyandika gutya. Aha ndizera ko biri kugaragara, murimo murabibona, ni Tarem Tanera VPN. Uze kubisecingamo muri App Store yawe maze udownloadinge iyi application. Ngiye kukwereka ko wakoresha megabyte z'ubuntu. Ni VPN nshyashya, ubutaha twakoreshaga VPN ya Zam VPN. Ngiyi hano hasi, iyi Zam VPN urimo urayibona, aha hasi urimo urayibona. Ariko ubu ngubu nakuzaniye Tarem Tanera VPN igufasha mu kazi kawe. Ntabwo dutinda, niba wowe waracikanywe n'iyo video, reba hasi muri link urebe iyo video, maze nayo iyi VPN nayo uyigerageze muri telefone yawe urebe ko irakunda kwestarikamo, maze uyifungure. Urafungura connection zawe,